Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora bikugendekere gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane ko warasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Abasanzwe bamenyere Sano Empire murabizi yuko tubageza amakuru atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, ndetse tutibagiye no muri gospel cyangwa muri siporo. Abonetse inkuru ari hose Sano Empire izibagezaho mu bambere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye ku mbuga nkoranyambaga tukabazanira amakuru ari kuvugwa ku bijyanye n'umujyi wa Kigali, aho hagiye kubakwa ibikorwa remezo, ibindi bikagenda bivugururwa kugira ngo bikomeze kugira umujyi wa Kigali umujyi usukuye kandi usa neza, ufite ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Murabizi yuko mu mujyi wa Kigali n'ubundi bahasanzwe hari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, ndetse bivugwa yuko byubatswe mu gihe gito ukurikije n'ibindi bihugu duturanye nabyo ari byo muri East Africa, bikomeje kugenda bigira Kigali umujyi ubereye East Africa, ndetse uri kugenda uzamuka kurenza iyindi mijyi yose. Abantu bakomeje kugenda bavuga yuko rwose Kigali ishobora mu gihe gito kuzaba iri ku rwego rw'umujyi wa Kenya. Nk'uko abantu bakomeje kugenda babivuga, bagenda bavuga yuko rwose ibikorwa remezo bikomeje kugenda byiyongera mu mujyi wa Kigali, ndetse n'isuku n'umutekano ari byo bikomeza kugenda bifata igihugu cy'u Rwanda kikagenda kikaba igihangange mu bihugu by'ibiyaga bigari, ndetse no ku ruhando mpuzamahanga, kuko inama nyinshi nazo zikomeje kugenda zibera mu Rwanda. Murabizi yuko rwose mu nama mpuzamahanga zigenda zibera mu Rwanda kugira ngo zigere mu gihugu cy'u Rwanda, nuko ibyo bihugu biba byateguye izo nama zigomba kugenda bavuga yuko rwose igihugu gikwiye kuberamo inama mpuzamahanga, ari uko icyo gihugu kigomba kuba gifite ibikorwa remezo, umutekano, isuku, ndetse n'amahoteli agiye atandukanye, byose bibifasha kuba byagira inama yuko iyo nama yazagenda neza. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo byatuzanye, ahubwo icyatuzanye nyamukuru, ingingo nyamukuru yatuzanye ni iyi ngiyi. Ni uko ku gihe bakomeje kugenda bagaragaza yuko, ndetse n'abaminisitiri bakomeje kugenda babigarukaho, kuko nyuma y'uko nyakubahwa perezida wa repubulika atorewe kuyobora iyi manda y'imyaka 5, ndetse abandi nabo bakagenda bavuga yuko rwose ibyo yakoze mu manda zashize zose ari ibintu byagiriye u Rwanda akamaro, ndetse n'abanyagihugu akamaro, ndetse bakomeza kugenda babimushimira. Ndetse icyagiye gikomeza kuba cyagarukwaho ni uko ibikorwa byo n'ubundi birakomeje kugenda byiyongera, aho rwose hagiye kubakwa imihanda igerekeranye mu mujyi wa Kigali, ndetse iyindi mihanda ikaba yacamo hasi, bya bindi bakunze kwita tano. Murabizi abakunze kugenda mu bihugu byo hanze, iyo mihanda niho imenyerewe cyane, no mu Rwanda naho igiye kuba yahagera. Ibyo byose rero uko bagiye babivuga, bagiye babiterwa n'uko rwose minisitiri yavuze yuko ikiri kugenda kibitera yuko bagomba kugenda babikora ni ukubera umubyigano w'amamodoka agiye atandukanye. Bisobanura yuko rwose imihanda bagomba kuba bayongera kugira ngo inzira zigendwe neza, cyangwa se taransiporo ikomeze kugenda yoroha. Muri ibyo ngibyo bya taransiporo rero yagarutse yuko rwose hagomba kuba hanubakwa inzira zitandukanye, naho ziriya bisi cyangwa se taransiporo itwara abantu benshi muri rusange igomba kubica, ndetse naho bakaba bagaragaje yuko rwose bagiye kubakira ziriya bisi imihanda yazo yihariye, kugira ngo taransiporo y'umuntu uteze ziriya modoka za rusange ibashe kuba yakihuta, kugira ngo ibikorwa byabo bikomeje kugenda neza, kuko barateganya yuko bagomba guteza taransiporo imbere y'abantu muri rusange, ku buryo umuntu uwo ari we wese agomba kwishimira taransiporo iri mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero biherekezwa yuko rwose hamaze kubakwa ibikorwa remezo. Murabizi yuko harimo za arena, harimo stade, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero ibikomeje kugenda bivugwa kuri ibi bikorwa remezo. Wowe icyo nagusaba wowe no gukora subscribe kugira ngo uzajye uhora wibonera amakuru agiye asohoka umunsi ku munsi, ibigiye bicaracara kuri internet.